Ndakeka ntabwo ushobora kureba ino video udafite email. Ubundi wibaza email ni iki? Sobanukirwa akamaro k'email. Tubona badufungurira amakonti agiye atandukanye, abantu bakatubwira ngo ese ufite email? Ukabanza ukavuga ati se email ni iki? Banza wumve email mbere yuko dukomeza. Like ino video ndetse unarebe ko wakanze subscribe niba hari ikintu uraza kuza kungukira muri ino video. Twagiye. Email risobanura electronic mail. Bivuze ubutumwa bwo kuri murandasi cyangwa se kuri internet bwohererezwa hagati y'abantu bakoresheje mudasobwa cyangwa telefoni. Email ni iki mu Kinyarwanda? Email ni ubutumwa bwo kuri murandasi umuntu yandikira akabwoherereza undi akoresheje address ya email. Nk'urugero emi@akadomo.com. Ibintu by'ingenzi bijyana na email. Ufite address ya email nka emi@gmail.com ushobora kohereza cyangwa ukwakira ubutumwa, amafoto, inyandiko n'ibindi ukoresheje serivisi nka Gmail, Yahoo, Outlook n'izindi. Urugero, niba ushaka gufungura konti ya YouTube cyangwa se Facebook, account ya WhatsApp, account ya Instagram, account ya Play Store, email ni ngombwa cyane. Ntabwo wajya kuri YouTube udafite email. Ntabwo ushobora kureba video nta email ufite. Email igufasha kwakira ubutumwa bw'akazi, amashuri, serivisi n'imari n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka dukomeze muri no video tujye kureba uburyo dushobora kubona password y'email ndetse n'uburyo dushobora kubona email twibagiwe. Muhawe ikaze, ngiye mugiye kubana nanjye, nitwa Emi. Mwiriwe neza nshuti za Emi Tech TV Show. Wigeze kwibagirwa password ya email yawe bikakubuza kwinjira kuri account yawe y'ingenzi? Wenda ushaka kubona Gmail yawe waba warakoresheje fungura ariko bikanga. Noneho ndakwereka uburyo butatu bwizewe wakoresha muri 2025 kugira ngo wongere ubone email yawe na stress. Niba ufite telefone yawe ngendanwa nka Android ndetse ufite telefone iPhone cyangwa se ufite mudasobwa, iyi video ni yawe, ntucikwe. Kanda like, nurangiza gukanda like ubundi uze twigane aya masomo. Ikintu cya mbere ni uburyo ushobora gukora recover binyuze kuri telefone number. Uburyo bwa mbere ni ugusubirana email ukoresheje nimero ya telefone washyize kuri konti yawe. Jya kuri Gmail yawe app cyangwa se ujye ahitwa kuri Chrome, wandikemo rino jambo, andikamo se google.com, ukande kuri forget password. Nuramuka warashyizeho nimero ya telefone igihe wafunguraga Gmail, Google izagusaba kohereza code kuri iyo nimero. Iyo code uyandika, ishobora kugufasha guhindura password nshyashya. Akenshi abantu barabyibagirwa gushyiraho ino authentication kandi igufasha kurusha izindi. Kuba wakoresha nimero ya telefone igufasha kuba yagarura email yawe. Kandi witondere guhitamo nimero utakoresheje kuri email ufungura email. Niba ukoresha simcard, hari igihe message iza kuri simcard ya mbere kandi ariko telefone yawe iri gukoresha simcard ya kabiri, ukaba ngombwa ko iyo message iza kuri simcard ya mbere kandi yaje kuri simcard ya kabiri. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bwitwa recover email binyuze kuri email yunganira. Niba nta nimero ya telefone ufite, hari ubwo bita recover email. Iyo wafunguraga email yawe, hari ubwo washyizeho indi email igufasha kugarura konti yawe igihe wayibagiwe. Uramutse ukanze kuri try another way, Google ishobora kukubaza ni wifuza ko wohereza code kuri iyo email yunganira. Nuramuka ushyizemo neza iyo recover email, uzohererezwa link yo guhindura password. Iyo email igomba kuba igikora kandi ifiteho access. Uburyo bwa gatatu bwita recover ukoresheje igikoresho usanzwe ukoresha.
babwita device verification. Uburyo bwa gatatu bukunda gufasha cyane ni ugusaba Google kwemerera binyuze mu gikoresho usanzwe ukoresha. Niba ukoresha telefone imwe, igihe cyose ujya kuri Gmail cyangwa se ukajya kuri Google. Iyo ugiye kuri Google irabimenya. Iyo ukoresheje igikoresho nka Google, izi neza iguhitisha mu gufungura konti ukoresheje fingerprint, face unlock cyangwa se gukoresha pin bitagusabye kode cyangwa se email. Ni uburyo bwihuse cyane kandi bwizewe, gusa buba bukora neza iyo ukoreshaho cyane igikoresho cyawe kiri log in cyangwa gifite history yawe. Ibyitonderwa, hari igihe recover itinda hanyuma washyiramo email iyo ya recover bikanga. Hari igihe ugaragaza izi nzira zose bikanga. Ibyo ntibivuze ko konti yawe yabuze burundu. Akenshi Google ikubuza gufungura konti igihe ibona amakosa menshi cyangwa abantu benshi bagerageza kuyinjiramo. Muri icyo gihe Google iragusaba gutegereza amasaha 24 se cyangwa se akagera kuri 48 ukagerageza kongera ubundi buryo. Ugomba kwihangana kandi ntugakoreshe amayeri nko guhimba amakuru, kuko bishobora gutuma Google ifunga account yawe burundu. Inama zikomeye uko wategura konti yawe neza mu buryo tutifuza ko wibagirwa password. Hari ibintu by'ingenzi ukwiye gukora kuva ubu ngubu ubonye ino video. Shyiraho recover email ifite access. Simbuza password yawe buri mezi 3 se cyangwa 6. Koresha application nka Google Authenticator cyangwa se SMS verification. Ntugashyire password kuri konti zawe nyinshi. Kandi niba hari aho wandika password, jya ukoresha app nk'iyi yitwa Keep Notes cyangwa se Password Manager, bayita Bitwarden. Ibibazo benshi bagira, hari abajya bambaza bati ese email yanjye yamaze igihe idakoreshwa nayisubirana? Icyo nagutangariza nuko ari yego. Niba itarengeje amezi 6 itariho, amahirwe menshi nuko wayisubirana. Undi nawe yarambajije ati nkoresha iPhone, ibi bikora? Yego, ibi birakora. Icyo navukubwira nuko ari yego. Gmail recover ikora kuri Android na iOS, ni kimwe, bikora kimwe. Mbese niyo naba nagifite telefone ariko igihe cyarageze nkayikoresha kuri Gmail, ushobora kugarura email? Yego, ushobora kugerageza kuri mudasobwa cyangwa wifashishije recover email. Niba wamenye ikintu gishya muri no video, can like. Niba ufite ikibazo cyangwa indi konti ushaka gufungura, wambaza muri comment, nta kibazo. Haba nko kuri WhatsApp, Facebook, TikTok, ibi nshobora guhita mbigukoreraho video. Andika yes muri comment, kandi ntiwibagirwe kuba wakanda subscribe kugira ngo ntuzacikwe n'andi mayeri nk'aya yo kwifashisha internet.